reka nongere mbasuhuje kandi mbifurize amahoro y'Imana mwe mudahwema kutwereka ko mudukunda abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda reka nongere mbavunye ihobe munkundire mbavunye ihobe aho muherereye hose rugira ugenga ibyacu rugira ubagenga nabarinde umwaka w'ijoro maze uyu mwaka ukomeze utubere umwaka w'umwakaka utubere umwaka w'umweru na cyane ko twagira umugisha maze uyu mwaka ugahira benshi Banyarwanda rero aho muherereye hose tugira n'imfura z'u Rwanda ziba hanze y'igihugu cyacu bahaye ikaze muri uyu mwanya baha umwanya kugira ngo muze dutaramane muze twishimane mu mwanya nk'uyu nguyu reka rero munyemerere mbavunye ihobe by'umwihariko mvunye ihobe imfura z'u Rwanda ziri iyo ngiyo iyo ruterwa inkingi abari mu bihugu bitandukanye by'igihugu cyacu aho batandukanye hari abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ariko munyemerere kandi mvunye ihobe abantu baherereye ahazwi nk'inyamugari aho ni ku Gasaka mbara bukeye aho uri reka nkubwire ngo hobe hobe ndabasuhuje rero aho muri mwumve ngo ndacyari wa muhungu wanyu ndacyari imihigo itarangira abahungu nyine gicyari rubabaza igitero gitaramo gihimbaje ndacyari runegura mbanje mu imbere ruberwa nimanze ku muriro twica umugambi w'impuruza uriya iyo nserutse ngaserukana inkubito bose banyita rutagwabiza iminega ndi imfura rero ya data n'umwuzukuru wa Semibungo ndwana ishyaka abishyanga bakanyinginga bati uri mirindi n'ingabo aho nciye hacika itaba ndi imbogo bahigana amakenga ndivugwa n'abagabo ariko ngahabwa impundu n'abagore bahaye ikaze rero aho muherereye nimuze twishimane uyu munsi ushobora kwibaza uti noneho se uriya muhungu wacu imfura y'u Rwanda aje kutubwira iki nje ngo twiganiriye ku muco nk'uko bisanzwe ni muri ya gahunda y'uko ntazongera kubasiga mu majyepfure ibyari inzitizi rugira ugenga ibyacu yabishyize ku ruhande maze nanjye ndakunda ndashikama kandi ndakomeye nkomereye rero muri iki gihugu cy'u Rwanda duhawe n'Imana kandi idutujemo turateka ushobora kwibaza uti noneho se turaganira kuki ukimara kubona impuzangano nambaye uhita ubona ko zahinduye imirishyo birakomeye kandi umunyarwanda niwe wavuze ngo umusigati ugeze mu ikongorwa cyangwa se imisigati mu yandi magambo bigeze aho tudakwiye guceceka dukwiye kongera tukavuga kugira ngo ijwi ryacu rikunde rigere kure maze abumva bumve na cyane kubura nta n'uwakumvisha abantu bose baragoye kugira ngo uzumvishe abantu biragoye ariko nta kundi tuba dukwiye kuvuga ntabwo ndi buze kujya kure y'ukuri kuko mu nkundiye mukaba mumpaye urubanza ngo mbanze murampaye ikaze hano ku Cyangugu TV nanjye nabahaye ikaze munyemerere twivugire kuri iki kintu muhasaga mu myaka ingana magana itambutse y'igihugu cyacu cy'u Rwanda twaranzwe n'ubumwe n'urukundo no gushyira hamwe ariko ibi byose bigahuzwa n'icyo nakwita umusangiro cyangwa se gusangira kw'abanyarwanda aho benshi bicaraga kugira ngo umuntu mugaragarize ko mwitayeho cyangwa se yakubereye imfura kabiri bimwe mu byabarangaga n'uko mwasangiraga rimwe na rimwe ibinyobwa byari biriho byasangirwaga nta bindi habagaho gusangira abenshi ku kigage abandi bagasangira urwagwa rimwe na rimwe n'icyo kigage kigashakirwa uburyo cyaryoha kurusha hakabaho icyo nakwita gushakira umusemburo kugira ngo cya kigage nyine kize gifite gahunda kize ari ikigage gikwiye kunywebwa ibyo rero byatumaga hari n'abazana ubuki bagashyiramo aribyo bikunda kwitwa inturire hakabaho guturira bamara guturira
cya kigage gishobora kumara nk'iminsi 3 gutyo kitaranywebwa, ubwo icyo gihe bakakizana bakabona kugitanga bakakinywa bakishima. Nimba ari urwagwa, hari iminsi rwabaga rugenewe mu rwina, hakaba habikwaga babumva bakwiye kuza bakagenzura urwagwa ko rugeze igihe cyo kuvunurwa. Byari amahano kuvunura urwagwa igihe kitaragera. Si ibyo rero ndi gushaka kugarukaho, ahubwo nshaka kugarukaho nicyo nakwita icyo bamaze kurinda uwo musangiro w'abanyarwanda, barangiza bakarema amashyari n'ubugome hagati yabo. Ibyo bigatuma batangira kugenda bafata bya bindi byahuzaga abanyarwanda bakabinyuramo cyangwa se bakanyura hafi yabyo bakangiza ibyo binyobwa, ababinyoye bagashira rimwe. Ugasanga umuntu afite ibirori ariko wajya kumva ngo abantu 15 ngo bafatiwe mu bukwe bwa runaka, ngo bose bari kwa muganga, ngo babiri bamaze gupfa, ngo abandi runaka ngo baracyakurikiranwa n'abaganga. Nyamara kenshi ibyo byose ni gukorwa, abenshi mu bushakashatsi bumaze kugenda bukorwa n'abahanga. Navuga ibingibi n'imandwa nkuru y'u Rwanda cyangwa se benshi ko bimufata bitandukanye, bitanga rw'amaboko nawe yagarutse kuri icyo twakwita amahano, aho uyu munsi wa none bimaze kugenda bigaragara ko bigenda bicika, ariko ntibicika kubera indi mpamvu, ahubwo ni uko hari ababyuririyeho bakagenda bafata icyo twitaga ibinyobwa nyabyo bakagenda babyuririraho bagashaka gukora icyo nakwita gutubura. Umuntu agashigisha ingunguru imwe, yari isanzwe amasaka yakagombye gushigisha ingunguru imwe, ugasanga ashigisha ingunguru 5 agamije gutubura. Rimwe na rimwe bagakoresha mu bitari byaragenewe gukora nk'umusemburo. Ugasanga hari abakoresha imiti itunganya muri tuwareti, abandi barashyiramo amatafari, abandi barashyiramo ibitubura n'ibindi. Babandi babinyoye bagasubira inyuma bakarwara. Leta y'u Rwanda rero idahwema kureberera abanyarwanda, ibona ko idakwiye guceceka kandi abanyarwanda bari kwangirika, ifata icyemezo cyo gukora icyo nakwita nk'ihagarikwa ryo kubikora ariko mu buryo butemewe. Ntimuze kuntera ibingo mu yumve nabi. Leta y'u Rwanda yahagurukiye kureba ese ba bantu bakora bya bintu, ba bantu benga za nzagwa, ba bantu bashigisha ibigage, ba bantu benga ubushera, ese babikora mu buryo bukwiye? Aho uyu munsi wa none hari kugenda hakurikiranwa, ngira ngo mwarabyumvise, by'umwihariko mu karere ka Musanze, ngo ni hamwe mu hantu hamaze kumenwa ibyo nakwita inzoga z'inkorano nyinshi ugereranije no mu tundi turere. Leta y'u Rwanda rero ifata icyemezo iravuga ngo ni ngombwa ko tugenda tukareba ese ibi bintu bikorwa gute, bigenda gute, babikoresha iki. Aho basanze binyura mu murongo ukwiye nta bindi bintu byongerwamo, ntekereza ko batazabahutaza, ahubwo bazakomeza kubareka bagakora. Ndetse n'inganda zari zisanzwe zitunganya ibyo binyobwa, hari uburyo bwo gushakisha uburyo babegera ndetse bakareba bakora bate, ese bigenda gute. Nk'uko nabivuze haruguru, hari abandi bantu bafashe uwo muhuro w'abanyarwanda bakaza, umuntu agataha ubukwe nta kindi kintu agamije kubera amashyari. Koko Kabudesiya ashyingije andusha abana beza, andusha abana beza ariko arashyingije de. Ugasanga umuntu azanywe n'amashyari, ababajwe n'uko mugenzi we yashyingije, agahita azana bya bintu bikambyite ibihumanya cyangwa se mbyite ibirozi, akaza muri ya ngunguru, murabizi n'iziba zipfundikiye, hari uburyo bashigisha ariko hejuru bakarenzaho akandi kantu, waba ari umutemeri w'ingunguru cyangwa se ari bashyize mu bibindi n'ahandi, akaza akajungunyamo, yamara kujugunyamo akigendera. Amara kwigendera, ba bantu bose babinyoyeho ukumva barangiritse.
icyo nashatse kwivugira n'ikirere kugira ngo mbabwire ngo abenshi babikora uzasanga nta zindi nyungu zindi zihariye ko nta muntu wagambira kwica abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu. Usanga rimwe na rimwe umuntu abikora ku bw'uwo muntu wakoresheje ibirori, ugasanga nimba ashaka kuguhemukira araza kwangiza ibyishimo by'abatashye ibirori byabo. Hari abantu bagira amashyari, nzabona no kongera kunenga abantu bishwe n'amashyari ukababazwa n'uko umuntu yakingije. Wakwihanganye ko nawe ahari irembo ryawe rizagura, wakwihanganye ko ejo hawe hazagera uragirira amashyari umuturanyi ngo yashyingije, wowe wabwirwa n'iki ko n'uwawe ejo atazashyingira? Kuri aho ngaho muhera mutuma kwira iki? Ukomeje kwitwa n'amashyari, ukababazwa n'uko mugenzi wawe yateye imbere, ukababazwa n'uko mugenzi wawe ngo akoresheje ubukwe, ngo abakobwa bawe ngo uko ari 5 bose ngo Kabudesiya yarishingiye, Kansirita arishingira, Nosiyata arishingira. None ninjye nimba ari njye washyingije, ninjye watumye wishingira, urahemuka wungukire he? Abenshi rero bimaze kugaragara ko babikora kubera amashyari, ugasanga bikoze nta yindi mpamvu ahubwo abikoze kubera amashyari yamaze kugira mu Banyarwanda bamwe na bamwe. Uyu munsi wa none muri gutuma abantu binyweraga agashira barimo bagahagarika, aminyweraga ikigage barimo bagihagarika, aminyweraga urwango barimo baruhagarika. Kubera iki? Abantu b'abarozi baje mu birori bakazanwa n'ubushyari no kuroga no kugira gute. Ese ubundi uramutse usanze abo bantu bose harimo n'uwawe ubuze atashye ibintu utarunamuzi, ko ari byawe usanga inkubisi ya yandi yitarukiriza. Rero Banyarwandakazi, kinarinzanywe na kimwe kandi nzazanwa n'ikindi, no kubabwira ngo nta gikuba cyacitse. Abarimo bavuga ngo mu Rwanda nahoze ndi kubona bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndashatse kugarukaho ko ku mazina bari hirya ahangaha mu gihugu cy'u Buganda. Mu Rwanda ngo abantu ngo barimo barabuza abantu umutekano, ngo abantu barimo barabuza abantu kubaho, barimo barabuza abantu umudendezo. Nyamara ugasanga rimwe na rimwe ntabwo ari kubabuza umudendezo, ahubwo ni kubareberera. Ese tuvuge yuko utari kumva abantu bagiye bagwa mu birori runaka babipfiramo, abandi babyandikiramo, ugasanga umuntu afasha abantu nka 50 bose abarogera rimwe. Ntabwo tuvuge ko wari wabyumva, ariko cyane ni u Rwanda rurimo ruratureberera, abayobozi bacu batubereye maso, nayo mpamvu bakora uko bashoboye kose kugira ngo barwanye ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma hari Abanyarwanda bongera kubaho nabi, hari Abanyarwanda bongera guhangayika. Nayo mpamvu ibyo byose byahagaritswe. Gusa mu Rwanda bahagaritse insengero byagiye kugenda gute? Hari insengero zimwe na zimwe zafunzwe bitewe n'uko hari abantu bagendeye mu kigare bagendana n'abandi, ariko nyuma baza gukora ibyo nakwita nk'amahano. Bituma u Rwanda ruvuga ruti ntabwo twakwihanganira gukora amakosa tumureba. Niyo mpamvu rero n'ibi ngibi hari abo nabonye batangiye kujya ku mbuga nkoranyambaga ngo mu Rwanda nta mutekano, ngo mu Rwanda nta mudendezo, ngo mu Rwanda nta ukoma nta ucira, ngo mu Rwanda ngo gute. Ibyo ngibyo urabishingira kuki? Icyo nababwira cyo gitera n'umwe, gitera ni umunyeshyari ubabazwa n'ibyishimo by'abaturanyi, ubabazwa n'ibyishimo bya bagenzi be, akemera gutegura uburozi rimwe na rimwe ugasanga yanateze, avuye yanagiye kubukura ahandi hantu runaka ntazi, arabuzanye yakunde ngo ahemukire runaka wakoze ibirori. Wakwihanganye mu by'ukuri. Nimba wanateganyaga kubikora ukaba uri kureba iki kiganiro, nakubwiye ngo stop. Wituma Abanyarwanda utuma babura amahirwe yo gusabana no gusangira mu birori byabo biturutse kuri wowe. Ubwo burozi bwawe, ibi bikora bigamije kwangiza abandi, nutabihindura ndakubwiza ukuri
Imana yo mu ijuru, Imana y'u Rwanda, uko waba ushaka kubivuga, abasilamu ni Allah, ababita Yehova n'ibindi byose n'andi mazina atandukanye. Ibyo icyo nshatse kubivugira ni iki? Nshatse kuvuga ngo Bibiliya yo ngo hari uburyo abemera Bibiliya babivugaho ko ngo urabikora ukabyibonera ukagira ngo mpanye nawe. Kugira ngo ubwire ko ibyo ukora rwihishwa, ibyo ukora gake uhemuka rimwe na rimwe, hari igihe bizakugarukira. Hari igihe uwo muvumo ushobora kuzakugarukira ndetse n'abawe n'abuzukuru biturutse ku iki? Biturutse ku bugome bwawe. Biturutse ku bugome bwawe, biturutse ku mashyari yawe. Abantu bamwe na bamwe bishwe n'amashyari. Abantu bamwe na bamwe babajwe nuko abandi hari aho bavuye, hari n'aho bageze. Nimba mwibuka, reka mvugire wenda ku bari mu gihugu, birashoboka ko haba hari n'abari hanze y'u Rwanda, ariko reka wenda mvugire ku bantu batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo muzi ibyishimo byarangwaga n'Abanyarwanda bamaga mu kuba bamaze kunywa bashize inyota, bakajya bakabyina amano ya ruserera gikeri cyambutse Nyabarongo, amano ya ruserera kigeze hakurya kiragonga, amano ya ruserera mbuzi uwo nambutse ati mubyeyi we, amano ya rusehenyera habimana wo ku Gikongo, n'izindi mbyino zitandukanye. N'izindi mbyino nyinshi bakabyina bagahoberana, abamaze kubyina bakaza bakegera ya ntango bagasoma bakanezerwa, ukabona abantu barishimye. Buri ngubu nyine ibirori bisigaye bibereye mu masare, ugasanga buri wese yagiye afata agaheha akayamutahira umuheha gusa. Ariko ibyo byose murabyibuka iyo ubukwe bwabaga bwabereye aho mu rugo, abantu baranywaga bakishima, bakanywa bakiyongeza, abatwerera bakazana ibintu, ugasanga birasa neza kandi biryoheye ijisho ndetse biryoheye benshi. Ariko abanyeshyari ndacyabavugaho, barimo baratubutsa amahirwe yo kongera gusabana nk'Abanyarwanda. Nta bandi bari kubikora, ni wowe ndikubwira. Wowe ugambirira guhemukira umuturanyi, wowe ugambirira kwangiza Abanyarwanda. Tubizi ukuri, twaguhagurukiye. Reka hari umuhungu maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga ngo ukunda kuvuga ngo mabure. Reka nkubwire rero, nawe wari ugamije gutuma wangiza ibirori by'abandi. Reka nkwite nawe mabure. Nudahindukira uburyo mu bwirimo ugarukiraho, uzahura n'ishyano. Waretse Abanyarwanda bakishima ko twibere mu gihugu twagiriwe umugisha, tugahabwa n'Imana ikaduha umuyobozi mwiza nyakubahwa Paul Kagame, ukareka tukakinezerwamo tukakishimiramo, uraza kwangiza ibirori by'abandi kubera iki? Wagabanije ibyo urimo, ko nawe uyu munsi wa none ushobora kuba ari ubuzima urimo, ariko ejo bugahinduka nawe ukagira urundi rwego ugeraho. Ariko twangiza bihemuka, kugira ngo mubwire ngo nimugarukiraho. Bakunzi b'Icyambu TV, ndacyari Emeka Wembe, ariko ndamutswa mihigo itarambira abahungu. Injira rero umwanya nk'uyu unyemerere unteburire umuntu muri kumwe, umubwire uti ntaba ari njye wagaragarwaho no kwangiza ibirori bya bagenzi banjye, ntaba ari njye wagaragara nk'ugamije gutuma mvutsa abandi ibyishimo. Udakora ikosa rero, hateze cyangwa ubundi ugafatwa, nufatwa polisi y'u Rwanda nayo ndabanze n'imfura cyane, bareke bo gutambikana bagende bagufunga. Bivugiye kandi no kongera kunenga abumva ko mu Rwanda byacitse. Nta gikuba cyacitse, ahubwo n'ubuyobozi bubereye u Rwanda rureberera abarutuye hagamijwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Reka rero mbashimire kandi mbabwire ngo ibyacu nakagaruka. Ariko mbere yuko ngenda, reka mbabwire ngo niba ukunda u Rwanda, niba unkunda kandi ugakunda ibiganiro tubagezaho, kora subscribe
urabiduteye inkunga ikomeye kandi turusheho natwe kuva ahantu hamwe tujye n'ahandi. Nshimira abagenda babikora, bagenda badukora subscribe, bagenda batambutsa ibiganiro byacu, bagakora share, bakagira comment ku biganiro byacu. Abo mwese mwumve ngo ndabakunda cyane. Rero ntabwo rero nasoza ntababwiye ko uyu munsi wa none niba wifuza umutahira mwiza, ukaba wifuza abatahira batuma ibintu byawe bigenda neza, abisi b'amazina y'inka mu bukwe bwawe ukaba ubakeneye cyangwa se abazwi nk'abatahira, uyu munsi wa none ngwino hano ku Cyambu TV turagufasha kugira ngo bigende neza. Ku Cyambu TV rero si ibyo dukora gusa, uramutse ushaka MC mwiza nakubwira ngo biba byoroshye, ni nk'ako kanya tugira aba MC b'abahanga mu kuyobora imisango y'ubukwe, aho bayisasanira ari nako bahuza n'umuco baharanira ngo udacika mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero ushobora kuba urimo ushaka na sonorisation cyangwa se indangururamajwi kugira ngo ibirori byawe byumvikane mu majwi meza zira amakaraza, nabyo iyo duhamagaye bikeneye duhita tubigufashamo. Nimero turaza kuyishyira ku kiganiro kugira ngo uyishaka abe yayibona, ariko birashoboka ko waba udafite n'umwanya wo kwireba, bikamubwiye ngo ni 0781636123. Uramuka ubigenjeje neza ukaduhamagara tuzumvikana. Hari abavuga ngo abatahira b'i Kigali barahenda, ariko umwobwi ko baca amafaranga n'inge na kera na kare. Uwujuje ingoro ahabwa ingororano. Reka yite uburyo bwo gusindagira kugira ngo umuntu agere mu birori byawe, ako nakwita agafaranga gatangwa kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka rero mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Abari bafite amashyari mwumve ngo ibyanyu nibirangire none, kuko turabahwituye nyamara namwe mwari musanzwe mubizi. Hari igihe uzajya kujugunya ubwo burozi mu bigage cyangwa mu bucera cyangwa mu rwagwa bakuvumbura. Nibakuvumbura uzaba utaye ikuzo, uzagaragara nabi mu bandi, ibyo ngibyo bikugireho ingaruka ndetse no ku bawe n'abazagukomokaho bose bavugira rimwe, wa mwana ufite se uroga, ufite nyina uroga. Ibyo ni inkuru zitari nziza ku badukomoka urukirya. Bityo rero hindukira bigishoboka, kuko hari igihe uzabyifuza ntibikunda. Ndabakunda cyane, muri imfura kabiri. Reka dusubire mu bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao.